bakababwira ati ngwino nkwirukanemo dayimoni, ngwino nkukuremo karande. Kubera gutinya karande, inkuru ziravuga kuri karande, ugasanga umuntu ameze nk'udafite ubutware ku kintu na kimwe. Umuntu agatekereza yuko karande mufiteho ubushobozi burenze, kandi hari umuntu uri hariya ukwiriye kumwirukanira karande. Uwo rero araza akamubwira ati ngwino nkwirukanire karande, akagusiga amavuta cyangwa akakwaka amafaranga, akakunywesha amazi cyangwa akakuzamura umusozi, akakubwira ngo ubu ngubu rero ubwo wazamutse uyu musozi, ubwo nagusutseho aya mavuta, ubwo wasubiyemo aya magambo nakubwiye, ubu noneho ufite ubutwari. Bituma tuba abanebwe, bituma twiheba, tukumva twebwe nta butware dufite, tukumva hari abo byagenewe. Njya ndeba, ntabwo ndwanya yuko dukwiye gusanga abapasiteri ngo dusengane, ariko njya ndeba pasiteri nta murumuna w'Imana ubaho, nta muntu uri hariya w'umuvugizi wawe ku Mana usibye umwuka wera. Naje kukubwira ngo Imana iri mu ruhande rwawe, naje kukubwira ngo Satani yarahombye, yari kukwica kera ariko ntakikwishe kuko wamenye Yesu, ntakikwishe kuko umwami wawe arahari, noneho ufite ubutware kuri bya bindi byagutegekaga. Tugongera wumve Yesu agira neza. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imbaraga mu Ijambo. Muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Ni buri wa kane kuva isaa 8 kugera isaa 8:45 z'amanywa. Ni ikiganiro tuzajya tugezwaho n'abavuga butumwa batandukanye. Imbaraga z'Ijambo. Tugenda tugwiza imbaraga. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndabiyegereje muri studio za Radio Umucyo. Ikiganiro ni Imbaraga z'Ijambo ry'Imana. Tugiye kubana, je nitwa Reverend Innocent Muhozi, ndi umupasiteri mu itorero ry'Abangirikani ry'u Rwanda, Diocese ya Kigali, Paruwasi ya Karumuna. Shimiye Imana yo mu ijuru impaye uyu mwanya ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi nshimiye n'ubuyobozi bwa Radio Umucyo bwampaye ikaze muri studio. Imana ishimwe, kandi niyegereje abantu bose badukurikiye. Ariko mbere yuko tugira icyo dukora twumva ijambo ry'Imana cyangwa turisoma, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo tuyisabe kutuyobora muri uyu mwanya. Uwiteka Mana nziza, turagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe zidahwema. Ujye utekereza ku bantu bawe, kuko waravuze ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Uca inzira ukayobora abantu, ukabategurira byinshi kugira ngo umugeni wawe atunganywe agere ku gihagararo gishyitse cya Kristo. Tugushimire rero uyu mwanya uduhaye kugira ngo uze uyobore iyi gahunda, ijambo ryawe rigira ubutware, abaryumva twebwe abagaragu bawe bagiye kuriganiraho, tugiye kuryigisha, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi nsengeye buri wese ugize umugisha, amahirwe yo kumvira ijambo, yo kumva iki kiganiro, kugira ngo umuhe umugisha, kandi fungure amatwi y'umwuka kugira ngo abantu bumve icyo bashakaho kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Tugiye kumara umwanya tuganira ijambo ry'Imana, tuvuga ku butware buva mu kumenya Yesu. Ijambo ry'Imana rigira ububasha bwo kutwigisha, ruduhanura gukiranuka, ariko ritumenyesha n'imiterere y'Imana tutayibwiwe n'abandi. Nagize umugisha wo gutambutsa ikiganiro hano muri Radio Umucyo, nsanguganira mvuga ku kintu cyitwa message ihishwe y'umwuka wera, ku butumwa buri muri Bibiliya. Bibiliya ifite uko yanditse, hari iby'abahanga muri theology bavuzeho, ariko uko uyisoma hari icyo umwuka agenda guhishurira bitewe no kubana n'Imana no kuguma mu ijambo ry'Imana. Ariko uyu mwanya ndagira ngo
muri iki kiganiro imbaraga z'ijambo ry'Imana tuvuge ku butware buva mu kumenya Yesu, mu butware buva mu kumenya Imana, mu kumenya izina rya Yesu. Dusome rero ijambo ry'Imana, turasoma Itangiriro igice cya mbere, turahera ku murongo wa 26 dusoma. Itangiriro igice cya mbere turahera ku murongo wa 26 dusoma. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire, mwuzuye isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ibintu byose bifite ubugingo n'ibyigenza ku isi. Mwakire ijambo ry'Imana. Reka kugira ngo tuze kuganirira rimwe, tusome no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10, nitwenda duhere ku murongo wa 17. Intumwa 70 zigaruka. Nuko abo 70 bagaruka bashima bati, databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani ava mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Nabonye Satani ava mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Muri uwo mwanya yishima cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushima Data, mwami w'ijuru n'isi, kiko ibyo byahishwa abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ari wowe wabishatse. Reka tuganire kuri aya magambo y'Imana tumaze gusoma. Isi yuzuye ibiterabwoba cyangwa se iterabwoba ry'abadayimoni. Umugeni wa Kristo arahura n'ibigeragezo, ibishuko, ibigusha, ingorane, amakuba. Ubwoba ni bwinshi, abantu bafite ubwoba bwinshi cyane. Usanga icyizere cy'ubuzima usanga cyiyongera, ugasanga kugera mu zabukuru icyizere cy'ubuzima mu gihugu kiriyongera. Ariko ubwoba bw'ahazaza, ubwoba bwo gutinya ibizaba ejo, kubera guhuza ibigeragezo, amakuba n'ibindi bihangayikishije abantu b'Imana, usanga abantu bahiye ubwoba, bagatinya ubuzima, bagatinya ahazaza. Ugasanga abantu batakaje ibyiringiro kubwo kudasohoza kw'amasezerano, bakibona nk'aho batagifite imbaraga, batagifite navuga ubutware ku by'isi, batagifite ubutware ku bantu, batagifite ubutware ku badayimoni. Hari naho basengera abantu barwaye imyuka mibi ikanga no kugenda. Ayo makuba, ibyo bigeragezo, aho ngaho rero usanga hari abantu baprofitiramo, abigisha b'ibinyoma, bakababwira ati, ngwino nkwirukanemo dayimoni, ngwino nkukuremo karande. Kubera gutinya karande, inkuru ziravuga kuri karande, ugasanga umuntu ameze nk'udafite ubutware ku kintu na kimwe. Umuntu agatekereza yuko karande mufiteho ubushobozi burenze, kandi hari umuntu uri hariya ukwiriye kumwirukanira karande. Uwo rero araza akamubwira ati, ngwino nkwirukanire karande, akagusiga amavuta cyangwa akakwaka amafaranga, akakunywesha amazi cyangwa akakuzamura umusozi, akakubwira ngo ubu ngubu rero ubwo wazamutse uyu musozi, ubwo nagusutseho aya mavuta, ubwo wasubiyemo aya magambo nakubwiye, ubu noneho ufite ubutware. Ibyo rero bitera urujijo mu bantu, bikongera ubwoba, umuhangayiko ukaba mwinshi, umugeni wa Kristo akaba mu cyaragati.
ariko iyo usomye ijambo ry'Imana twatangiriyeho mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku wa 28, Imana yaduhaye ubutware, ubushobozi, imbaraga zo gutegeka isi n'ibiyirimo. Ariko kubera kugwa k'umwana w'umuntu, gucumura no kujya kure y'Imana, byatumye umwana w'umuntu bwa butware yari afite bwo gutegeka ibyaremwe, bwa butware umuntu yari afite bwo gutegeka za mbaraga z'umwijima, usanga bwarahindutse akabutakaza. Ibyo twari twaratakaje twakabaye dutegeka akaba ari byo bidutegeka, ibyo twakabaye tugiraho ubutware akaba ari byo ahubwo bidutera ubwoba. Ubutware Imana yaduhaye mu itangiriro, ubutware Imana yaduhaye tukabutakaza, bya byiringiro Imana yari yaraduhaye tukabibura, cya cyizere cy'ubuzima tukakibura, tukumva ibyacu byararangiye, ahubwo dusigaje mu mibereho idasobanutse. Ariko intsinzi ya Yesu, haleluya, intsinzi ya Yesu yarabiduhaye na bwa butware twari twaratakaje mu itangiriro igice cya mbere mu cya kabiri umuntu amaze gucumura. Bwa butware bwose twatakaje, twasigaye tutakibasha gutegeka ikintu na kimwe, twasigaye tutakibasha kugira ikintu na kimwe tugiraho ubutware. Ariko Bibiliya iratubwira neza ngo umwami Yesu yaje kwigarurira ubwo butware, arangije arabuduha. Reka dusomeho gato ijambo ry'Imana nubwo ntaritindaho umwanya munini mu byahishuriwe Yohana igice cya 5 umurongo wa 11. Nkunda iri jambo, murongo wa 11 ndabivugaho nirukankana ibyahishuriwe Yohana 5:11. Wumve ukuntu bwa butware twari twaratakaje Imana yari yaraduhaye twaje kubutakaza, ukuntu Imana yabutugaruriye muri Kristo Yesu. Ese byagenze bite kugira ngo Yesu afate ubwo butware abudusubize? Soma umurongo wa 11 uravuga ngo, ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo wari inzovu n'uduhumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti, ishimwe, guhimbazwa, icyubahiro, ubutware bibe ibyiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose, amena. Nuko bya bizima bine birikiriza bitamena, ba bakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose, amina. Nagira ngo nkubwire ngo bwa butware wari waratakaje kubera icyaha, bwa butware wari waratakaje kubera kuva mu bumana, twarabugaruriwe, ariko noneho buza buhishwe muri Yesu. Aha kuri uyu murongo wa 11 barabanje kuvuga umwana w'intama n'igitabo cyafatanyishijwe ibimenyetso. Icyo gihe Yesu yaragiye kuza gucungura abantu, ngo abumbura igitabo, ngo aragifata mu ijuru no mu isi habuze umuntu n'umwe wakibumbura, ngo mu bamarayika habura n'umwe, mu byaremwe habura n'umwe, ngo n'ikuzimu ngo habura n'umwe, niko icyanditswe kitubwira. Ngo ariko ngo Yohana aravuga ngo ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri abo bamarayika arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene n'ibimenyetso 7 bigifatanyishije. Umwami wacu yafashe igitabo arakibumbura, amena n'ibimenyetso bigifatanyishije, ahura n'imibabaro n'ingorane. Ubu turi kwizihiza umuzuko we. Iyo ntsinzi y'umuzuko we rero niyo itugarurira ubutware.
uyu murongo wavuze rero ngo Imana, ngo umwana w'intama w'Imana niwe ukwiriye ubutware, niwe ukwiriye ubutunzi, niwe ukwiriye ubwenge, niwe ukwiriye imbaraga, niwe ukwiriye guhimbazwa, niwe ukwiriye icyubahiro, niwe ukwiriye ishimwe. Byose ni Yesu bufite mu kiganza. Niyo mpamvu ubwo butware twatakaje kubw'umwana w'umuntu wakoze icyaha. Ubwo butware twatakaje kubera twari kure y'ubwiza bw'Imana. Twamaze guhabwa ubwo butware, twarongeye dusubizwa icyizere n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo yatugaruriye ibyo Adamu yari Satani yanyaze akoresheje Adamu. Adamu wa mbere yakoze icyaha tuzanira umuvumo, ariko Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo yaje kudukuraho umuvumo w'icyaha, adusubiza ubutware. Rero iyo umaze kumwakira ukamumenya, ukamenya imbabazi Imana igira, ukamenya urukundo rw'Imana, ukamenya ubutware buri muri Kristo Yesu, ukamenya gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu, ukwiriye kumenya n'imbaraga n'ubutware bwayo ko byakugaruriwe. Waranyazwe. Njya nkunda kubwira abarokore ngo ikitarakwishe cyarahombye, kubera ko cyari kukwica utarabona Yesu. Umuruho wari kukwica, ariko wari kukwica utarabona Yesu. Nushaka kubwira ikigeragezo kikuri imbere, nushaka kubwira ingorane zikuri imbere, nushaka kubwira urubanza rukuri imbere, urubwire ngo ndabizi ufite amenyo, ufite ubukana, wakanshoboye, wakansinze hasi, ariko warahombye, wari kunyica ntaramenya umwami Imana, ariko none namenye Yesu. Umwami wanjye Yesu azaneshereza, kuko hari ubutware. Ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga muri Kristo Yesu. Izo mbaraga nizo nshaka ko tuvugaho, nkakubwira ngo hari ubutware, hari ubutware muri Kristo Yesu. Warabutakaje, ariko ongera ugire ibyiringiro. Iyo ufite umwami wacu, umenya ku mbaraga afite. Yesu, wowe uyu umaze kwakira Yesu, ufite ubutware ku byaremwe, ufite ubutware ku badayimoni, ufite ubutware ku barozi, ufite ubutware ku myuka, utegeka imyuka. Byose ubifiteho ububasha mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ariko kuki abantu bagize ubwoba? Kuki abantu bahabuwe n'ibigeragezo, bahungabanyijwe n'ingorane, bakubiswe hirya n'imiyaga n'imihengeri y'ubu buzima, y'izi ngorane na sosiyete yaguye? Ndagira ngo nkubwire imbabazi z'Imana, imbaraga z'Imana, urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu byaguhaye ubutware. Ufite ubushobozi, ariko kwizera kwacu guke, kuba kure y'Imana kwacu, kutiga ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo Imana itwemerera n'icyo itatwemerera, tumenye icyo Imana iduha gutegeka n'ibyo tutabasha gutegeka, bituma tuba abanebwe, bituma twiheba, tukumva twebwe nta butware dufite, tukumva hari abo byagenewe. Njya ndeba, ntabwo ndwanya yuko dukwiye gusanga abapasiteri ngo dusengane, ariko njya ndeba pasiteri nta murumuna w'Imana ubaho, nta muntu uri hariya w'umuvugizi wawe ku Mana usibye umwuka wera. Abo nk'abashumba bankubita cyangwa bakavuga ati urimo umurimo wawe kuri kuwuhunga, ariko umukristo utabasha kwifasha ubwe ngo agire kwizera, amenye icyo Bibiliya imwemerera, kujya kureba pasiteri numva nta nicyo byamumarira, kubera ko we ari kwifata nk'umuntu utagira ubutware, akumva umushumba, akumva pasiteri, akumva apotere, akumva bishopu, akumva profete niwe ufite ubutware ku bibazo bye kuruta ko we abigiraho ubutware. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ni ikinyoma. Ufite ubutware,
yewe ngire ngo nakurenza n'uwo mupasiteri wizeye ko agufitiyeho ubutware, kubera udasoma Bibiliya, kubera utegera ubwiza bw'Imana ngo ushake ubusabane nayo, kubera kutagira ubusabane n'Umwuka Wera no kudasoma ijambo ry'Imana ngo umenye icyo Bibiliya ikwemerera, ukomeza ushakisha ninde wankuraho uyu mutwaro, ninde wanduhura iki kigeragezo, ninde wanduhura ibi bibazo. Ariko nagira ngo nkubwire, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ufite ubutware nawe, ufite ubushobozi bwo gutegeka imbaraga z'umwijima. Ariko usanga kubera uko kwizera guke, uko kudasoma ijambo, uko kutaba mu mwuka, uko kudasabana n'Umwuka Wera no kutera imbuto, bitera kugira intege nkeya ku byo twakabaye dutegeka. Umubiri ugategeka umuntu ufiteho ububasha, telefone, social media zikakuyobora, amafaranga n'ibihendo by'isi bikagutwara umutima, bikagutera hejuru. Kera twaravuga ngo bikagutwara uruhu n'uruhande, kubera yuko isi irimo iragukurura. Urumva ari wahagarara hamwe ari uko ufite amafaranga, urumva wagira ububasha ari uko wabonye inote, ariko ububasha udafite muri Kristo Yesu, nubona n'inote, bwa buzima bwawe butarimo Yesu buzatwara bya bindi urimo uharanira. Ubwoba rero bw'isi bwikutwara ngo uhungabane. Ufite ubutware muri Kristo Yesu niba waramaze kumumenya. Naje kuguhumuriza, naje kukubwira ngo kanguke, naje kukubwira ngo komera, naje kukubwira ngo Imana iri mu ruhande rwawe, naje kukubwira ngo Satani yarahombye, yari kukwica kera ariko ntakikwishe kuko wamenye Yesu, ntakikwishe kuko umwami wawe arahari. None ufite ubutware kuri bya bindi byagutegekaga. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abikorino igice cya 10 umurongo wa 3 kugera nko kwa 6, harimo ijambo ritubwira ngo nubwo tugenda dufite umubiri, ngo ntabwo turwana nk'abantu, ngo kubera ko intwaro zacu ntabwo z'intambara yacu ngo si nk'iz'abantu, ngo ahubwo intwaro zacu imbere y'Imana zigira imbaraga, zigira ububasha, zigira ubushobozi bwo gusenya ibihome. Ufite ubushobozi muri Kristo Yesu bwo gusenya ibihome, ufite ubushobozi bwo gukubita hasi ikintu, ugakubita hasi ikirere, ugakubita hasi impaka. Pela forga, gukubita hasi impaka mu buryo bw'umwuka, utagiye kurwana n'abantu ngo uhangane nabo. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga zo kwizera, imbaraga zo kwera imbuto, imbaraga zo gutwara agakiza, imbaraga zo gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, izo ntwaro zo gusengesha umwuka zigira ububasha bwo gukubita hasi impaka ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya Imana, cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Cyose ububasha turabufite muri Kristo Yesu bwo gukubita hasi ibyo bihome, mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga tubonera muri Kristo Yesu. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose tukabigomorera Kristo. Hano harimo ikintu gikomeye tugomba kumenya. Usanga umuntu ashaka gukoresha imbaraga z'Imana mu nyungu ze bwite. Paulo avuga ngo dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, tubyereke Yesu, tubimuhereze. Ariko usanga twebwe tuba dushaka umurozi apfe, mu izina rya Yesu apfe. Oya, apfa na nyoko wanyu. Wajya ngo usenge ngo umurozi apfe, ugasigara urera izo mfubyi, kubera ntabwo Imana izaze kubwira ngo wa murozi namwishe. Hapfa na nyoko wanyu cyangwa na nyogosenge. Ntabwo uzi n'umwanzi wawe wo mu mwuka uwo ari we. Rero iyo dufatamira ibitekerezwa mu mitima no mu migambi yose, ntabwo tubishwanyagurisha ubushake bwacu bwo mu mubiri, ahubwo tubigomorera Kristo. Twamubwira tutegeke iby'aba bantu, utegeke iby'abandwanya, utegeke iby'abamiga, ariko ugasa nkaho
wiyambura ubutware kuri byo kubera ko wowe ubyamera nko kwihorera. Ntabwo Imana yaduhaye umwuka wera wo kwihorera, ntabwo Imana yaduhaye umwuka wera wo kwica. Umwuka wera yaduhaye ubutware bwo gufata miri imigambi yose ibitekerezwa mu mitima tukabigomororera Kristo. Haleluya. Njya numva abantu bavuga ngo twice dayimoni. Dayimoni ni ikiremwa cy'umwuka, ntabwo gipfa, uracirukana ukoresheje ubutware, ariko ntabwo ndumva ubutware bwica dayimoni. N'umupasiteri wambwiye ngo yishe, waba yarambwiye cyangwa yarakubwiye ngo yishe dayimoni, ngira ngo arakubeshya. Iyo ziba zarapfuye na Yesu yari kuzica. Twebwe dufite ubutware bwo kuzirukana. Bivuga ngo niba Imana itubuza kwica dayimoni mu kanwa kacu ntibivemo. No kumutuka yewe mu rwandiko rwa Yuda baratuga ntiturukana mutuki, ngo na marayika ntago yigeze amutuka barwanira intumbi ya Mose. Nk'ubwo yaravuze ngo Uwiteka aguhane. Imbaraga Imana yaduhaye ziri muri Kristo Yesu, ntago ari izo kuvuma, ntago ari imbaraga zo gufata ibitekerezwa mu mitima ngo tuvuga ati uriya muntu nantekerezeho nanzamure mu ntera se nareke kuzamura uriya. Woya, imbaraga dufite dufata ibitekerezwa mu mitima byose tukabigomorera Kristo, niwe utegeka ibiba. Ngo kandi twiteguye no guhora kutumvira kose ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, ifuhe ryo mu buryo bw'umwuka ryo gutegeka kurwanya ubuyobe, gusenga ngo Imana ikureho imyuka iyobya mu itorero, mu gihugu, ugasengera igihugu, ugafuha, ugahangana n'imbaraga z'umwijima n'abadayimoni bahiga ubuzima, bahiga umuryango, bahiga igihugu cyawe, bahiga itorero usengeramo, bahiga agace utuyemo. Ibyo byose ubifiteho ububasha niba uri muri Kristo Yesu kandi ukabikubita hasi. Haleluya. Ububasha turabufite, ububasha turabufite. Niduterwa ubwoba n'intambara, niduterwa ubwoba n'ibyo duhura nabyo. Ibigeragezo bizaza, ibigusha bizaza, ibishuko bizaza, yewe bizamenagura n'imbaraga z'abera niba bishoboka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ariko ngo bizamenagura imbaraga z'abera, ngo ariko niba bishoboka. Iryo jambo bivuga ngo umwuka w'Imana ari kubera, imbaraga z'Imana ziri kubera, ziri kurwana nazo ubwazo. Imana yavuze ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ethiopia ni Seba nzahatanga ku bwawe. Imana yiteguye gukorana nawe, Imana yiteguye kubana nawe. Imbaraga z'Imana zirahari nk'uko hose yahanuye ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wera ku bantu bange, ngo abasore bazahanura. Imbaraga z'Imana zirahari, ikirere cyuzuyemo imbaraga z'Imana, gitegereje umuntu uri muri Kristo Yesu wo kwakira ubwo butware. Yego uraremerewe, yego urimo urahura n'ibigeragezo, urarwaye, urwaje umuntu igihe kirekire, uratawe, wabaye intabwa, ni umugabo wagutaye cyangwa ni inshuti, ni abavandimwe bagutaye. Urimo urahura n'ibyo bigeragezo, urimo urahura n'ibikugora, ufite abakugiriye nabi, ariko Bibiliya tubwira ngo n'abatubanjirije mu Baheburayo 10 igice cya 11 ugire ngo umanutse mirongo iri hasi, aravuga ngo n'isi ntabwo yifuza, ntibari bakwiriye kuyibamo abatubanjirije. Abo harimo ba Gideyoni, harimo ba Yefuta, harimo ba Paulo n'abandi bagiye bahura n'ibigeragezo ariko bagumana izo mbaraga z'Imana. Mwene data, nshuti y'umusaraba, ndagira ngo mubwiye nubwo ibirushya bihari, nubwo ibigeragezo bihari, nubwo uri munyura mu ngorane, ibyo ari byo byose byakakugoye, umwami ari ku ngoma, Yesu ari ku ngoma. Imana yaguhaye imbaraga, Imana yaguhaye ubushobozi. Wowe genda wihane, ubanze ugirane ubwo busabane na Yesu, mugirane ubushuti, genda usome ijambo ry'Imana, umenye imiterere y'Imana utayibwiwe n'undi muntu.
umenye ubugari bwayo, umenye imbaraga zayo. Ikindi, genda usenga ubudasiba, wakira imbaraga z'Imana, ugire ubusabane n'Umwuka Wera, ubundi uharanire kwera imbuto. Utegereze igitondo, ahari kurira hararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu ziravuga. Imana yo mu ijuru izaza ntizaceceka, Imana izagutabara. Imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe niba witeguye kuguma muri Kristo Yesu, umwami ari ku ngoma. Imbaraga z'Imana ziri kuri wowe, ufite ububasha ku bintu byose, ufite ububasha kubikugerageza. Zamura ukwizera kwawe, zamura kwemera kwawe, usenga Imana, ubwira Imana ngo ya, ibi ntabwo bizansuzugura, umwami wanjye azaza ntazaceceka. Shalom. Numvaga iryo jambo ry'Imana riri ku mutima wanjye, niry'Imana yashyize ku mutima ngo tuganire. Imana ibahe umugisha kandi mugubwe neza, muhabwe ubutware mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.